Kristo yambwiye ngo nze nkubwire ngo ngwino kuri we nimwe umara inyota. Yampaye message arambwira ngo nkubwire ngo uze kuri we niwe umara iki inyota. Ntabwo wizeye uburunzi bw'Imana, ntabwo ujya ubwizera, hari ibindi bintu ujya wisegura. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingani tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Kenya, abari muri Congo, abari muri Afrika y'Amajepfo, abari muri Uganda, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom. Turakunda ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, kuno no gusenga uzaneshwa. Senga abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, turakunda mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, turakunda mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana yagarutse. Umukozi w'Imana uraho? Ndaho. Amakuru yawe? Ni meza. Imana iguha umugisha cyane kuba witabiye ubutumire bwa Gusenga everyday. Wanatangira usuhuza abantu bakurikiye Gusenga everyday. Urakoze cyane. Unabibwira. Nsuhuje abantu bose bakurikirana Gusenga everyday. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, ndagusuhuje. Birashoboka kuba waba utameze neza, ariko ibihe ntago bihora biri bimwe. Umurejo uzamera neza. Hanyuma rero nuwizeye Imana Rusi, Imana ibaho umugisha. Rusi urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Rusi watangira urasenga Imana. Witwa Ndiho, izina ryawe witwa Uwiteka. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana idahinduka, uri data wa twese mwiza. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ndakunezerewe ko uri Imana y'urukundo, uri Imana yo kwizerwa. Uri Ndiho, izina ryawe witwa Uwiteka, ntujye uhinduka, ntujye uhemuka. Yo Dawidi aherutse kuvuga neza, aravuga ngo abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Aravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, aravuga ngo niko ugose abantu bawe. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana y'icyubahiro. Nsengeye umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro utameze neza, Mwami uri Imana ishoboye. Ubabaye uri Imana itanga ibyishimo, ushonje uri Imana igabura, wambaye ubusa uri Imana yambika, wabuze akazi uri Imana itanga akazi. Umuntu wese uri bukurikirana iki kiganiro agirirwe umugisha nawe, ahazwe nawe. Urakoze rero Kristo Nyiringabo, bana natwe utugirire neza. Turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo yururuke abane natwe, aterane natwe. Ubwami bwawe nibwo duhamagaye kugira ngo buganze muri iki kiganiro. Kandi ijambo ryawe tugiye kuvuga, ibiganiro byose tugiye gukora, ntujye kure yacu, ahubwo ube bugufi bwacu kugira ngo birusheho kugenda neza. Urakoze Mwami, kuko uri Imana yumva gusenga. Amen. Kazi turakwakiriye Rusi kuri Gusenga everyday. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kunyakira. Urakoze. Numvaga hari umuririmbyi wari uri kumfasha twatangirana muri iki kiganiro, uvuga umuririmbyi wa 205. Yego, numva twamuririmbaho nk'igitero kimwe cyangwa se bibiri tugakomeza. Urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Haleluya. Fata ubugingo aguhaye, ngo buguheshe ibyishimo. Fata ubugingo aguhaye. Haleluya. Ngo buguheshe ibyishimo. Usiganirwaho Yesu, yicaye agutegereje. Niwe nzira kandi niwe. Haleluya. Bihembo byo kurushana. Niwe nzira, niwe nzira kandi niwe. Haleluya. Bihembo byo kurushana.
kurushanwa wabujijwe kwiganyira wizere gusa ubuntu bwe uzabona urukundo rwe haleluya kwarigo rukubesha uzabona urukundo rwe kwarigo rukubeshaho ntutinye we gucogora nahinduka aragukunda Yesu ni byose umufite haleluya ntacyo wabasha gukena Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena Yesu ni byose umufite haleluya ntacyo wabasha gukena amena amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Dushimye Imana mu mutima, mbanje gushima Imana kuko ni umurinzi mwiza. Mbanje gushima Imana ko yanyongereye kuri uyu munsi, mu minsi yangiye kubaho ikaba yongereyeho n'uyu. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo rwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Imana ishimwe. Hari ukuntu umuntu arwana intambara akarwana intambara mbi, cyangwa se akarwana intambara nziza ariko ikaza guhinduka mbi, cyane iyo umuntu yirwaniriye. Iyo umuntu yirwaniriye utaretse ngo Kristo akurwanirire, urwana intambara mbi. Ariko iyo uretse ngo Kristo akurwanirire, urwana intambara nziza. Urwana intambara nziza hamwe na Kristo akakuneshereza, akakurwanirira. Imana ishimwe. Ntabwo turi butinde kuri uyu muririmbyi cyane, gusa numvaga ari kumfasha ku gitero cya nyuma. Yaravuze ngo ntutinye we gucogora, ntutinye we gucogora, fata ubugingo aguhaye. Amen. Fata ubugingo aguhaye buguheshe ibyishimo. Ntutinye we gucogora. Hari ukuntu umuntu aba mu buzima cyangwa se aba mu gukorera Imana cyangwa se muri ubuzima bwa buri munsi bwano hanze agacogora. Ibintu bicogoza umuntu aba ari byinshi, ibintu bya gucogoza biba bihari, ibintu byatuma ucika intege biba bihari. Ariko umuririmbyi avuze neza araba ngo witinya we gucogora. Kristo nizo mbaraga zawe, ngo fata ubugingo aguhaye kugira ngo buguheshe iki ibyishimo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima, kongera kugaruka kugusenga kugusenga every day. Imana ibaho umugisha kongera kuntumira. Data bampera umugisha kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere twumve message Imana yaduhaye, yadutumyeho, yatumye ku bantu b'Imana, abantu batuyisi. Imana iguha umugisha. Amen. Hanyuma tugiye gusoma iyo message muri Yesaya ibice 55. Yego, Yesaya ibice 55. Turahera ku murongo wa mbere. Ni message Imana yanshyize ku mutima kugira ngo mbagezeho. Harabango yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe nazi. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka dusubiremo hari igihe twaba dusomye twihuta. Yesaya ibice 55 ku murongo wa mbere. Yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Amen. Uyu munsi rero message Imana yampaye kubagezaho, yambwiye ngo mbabwire ngo nimuze abamara inyota. Kristo ni umara inyota. Muze Kristo abamare inyota. Imana iriho iragushaka, iri kuguhamagara, iragukeneye ngo ikumare inyota. Hanyuma tugiye kuganira kuri iri jambo Yesaya yanditse, aravuga ngo yemwe abafite inyota, nimuzi. Kristo, ndagira ngo utangarize ngo Kristo n'umumara inyota.
Kristo niwe wenyine wakumara iyo nyota ufite. Kristo niwe wenyine watumaze inyota, nanjye yarayimaze. Hari ukuntu umuntu agira inyota akagira inyota nziza, hari n'abantu bagira inyota bakagira inyota mbi. Hari umuntu ugira inyota akagira inyota mbi, akagira inyota agahora yumva mu buzima bwe kubaho nta muntu yagambaniye, bese ari ikibazo. Agahora yumva kubaho nta muntu yashizemo, kwicara nta muntu abizi neza ko ari muri gereza kubera we akumva ni ikibazo. Akabaho afite inyota mbi, akabaho afite inyota yo kuroga, akaroga. Akabaho afite inyota, hari abantu bagira inyota y'ubusambanyi. Yaba ari umugabo akaba afite inyota, akagira inyota y'ubusambanyi, umugore wese utambutse, umukobwa utambutse akumva aramukeneye. Yaba ari umudamu yabona umugabo w'abandi tamuke cyangwa musora kumva aramukeneye. Iyo ni inyota mbi ndi kuvugaho. Ariko hari n'abandi bantu bagira inyota nziza. Hari umuririmbyi uheretse kuririmba aravuga ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Uyu muririmbyi yari afite inyota nziza, afite inyota nziza kuko yumva iby'Imana yagirira abandi nawe Imana yabimugirira. Hanyuma rero hari abandi bagira inyota nziza akavuga ati ubwo mfite akazi, agaharanira akumva kuba umushuti we cyangwa se mwene nyina adafite akazi akumva ari ikibazo, mbese agakora uko ashoboye ku buryo ari bubona akazi nawe, ari bumushakira akazi nawe akajya gukora. Naje kukubwira ku nyota. Kristo yambwiye ngo nze nkubwire ngo ngwino kuri we ni umara inyota. Yampaye message arambwira ngo nkubwire ngo uze kuri we niwe umara iki inyota. Inyota yose ufite uko yabimeze kose Kristo ajya yimara mama. Kristo ajya amara inyota ukumva ibintu byose wari urarikiye ukumva urabihaze. Kristo ajya amara inyota hahandi wumva uzinutswe ukazinuka. Kristo ajya amara inyota. Ngewe Kristo yamaze inyota, nge yagagira inyota y'imyenda. Nari mfite inyota y'imyenda. Nkibaza ukuntu umuntu ashobora kujya gusenga ku cyumweru yambaye umwenda, ku kindi cyumweru agahindura undi mwenda, nkumva ibyo bintu, nkumva muri nge, nkumva se ibintu birashoboka. Ese nanjye inyota y'imyenda izashira. Ariko Yesu ajya amara inyota. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo ngwino. Inyota yose waba ufite Kristo ajya yimara. Yesu ajya amara inyota. Yesu ajya amara inyota ku buryo umva, ajya amara inyota ku buryo niba ari ubusambanya ari kumara inyota bukarangira. Ajya amara inyota warogaga ukavuga ati ntabwo nzongera kuroga ukabivamo. Kristo ajya amara inyota y'ubuhehesi, wari umuhehesi. Kristo ajya amara inyota. Nyemerera wumve message Imana yakuntumyeho. Ntabwo nzi inyota ufite, ntabwo nzi inyota umaranye igihe, ntabwo nzi inyota igutagangaje, ntabwo nzi ukuntu bikumereye. Ariko unyemerere wumvire ijambo ngo nawe udafite ifeza ngo nawe ngwino. Hepfo ijambo nuko tutakomeje kuzira ngo nawe udafite ifeza ngwino. Reba ngo kuki mutanga ifeza mukagura ibitari byo kugugwa. Papa ni inyota ukifite nguze kwa Yesu ayikumare. Yamara inyota. Nanjye kuvuga ngo Yesu amara inyota. Umwemerere umuhe ikaze na karibu. Kristo amara inyota. Ufite inyota y'amafaranga. Yesu ajya amara inyota agatanga amafaranga, umuntu agatunga amafaranga n'agafaranga. Ufite inyota y'iki? Ufite inyota yo kubwiriza abantu se? Imana igitanga kubwiriza igaha umuntu agatuti ikamuha intebe akabwiriza akavuga Imana. Ufite inyota y'iki? Si Imana yakumaze inyota? Ese wumva inyota wari ufite yarashize? Ese aho ntufite inyota mbi ngo uyu munsi uze guca bugufi, uyu munsi uze kwemerera Imana uyibwire ngo inyota mfite irandembeje, yarananiye, nagerageje uko nshoboye, nagerageje kugira ibyo nkora, nagerageje ariko byaranze, inyota yaranze. Kristo abashaka ngo tumwemerere. Umva papa, ufite inyota y'iki? Ni inyota cyo ufite Kristo ko ashaka kuyikumara. Kristo ashaka kumara inyota yari yose ufite. Ese ufite inyota yo kwica? Kristo nayo kajya yirangiza. Hari abantu baba bafite inyota mbi mu mitima yabo, akaba yumva atekereza ibibi, akaba yumva yifuriza abagenzi bibi, akaba yumva nta kintu kizayifuriza mugenzi we. Iyo ni inyota mbi. Tujya tubona abantu, ukabona umuntu mu buzima bwe adashobora kuvuga neza, aho uravuga nabi, nindi bavuze nabi ni runaka. Ukabona umuntu mbese ahorana umushiyo, nayo ni inyota y'imijinya. Umuntu agahorana umujinya, agahora yijimye, ukabona umuntu na isura ya iyo nayo ni inyota. Iyo ni inyota y'umujinya. Kandi mwibuke ko umujinya ukoresha ibintu bibi. Umujinya ukoresha ibintu umuntu atatekereje. Umujinya kujyana muri banki ukazabyicuzanya nawe ukibigaruriye. Iyo nayo Yesu ajya yimara. Ndagira nkubwire ngo nta nyota Yesu atamara. Ufite inyota y'ubwambuzi, ufite inyota yo kuriganya, iyo nayo Yesu ajya yimara. Nta nyota nimwe Yesu atamara. Ngo nimuze yemwe abafite inzara n'inyota, yemwe abafite inyota mu mutima, nimuze. Yesu yabahamagaye. Yesu arabashaka kubamara inyota. Inyota yose mufite, inyota waba ufite yose Kristo arashaka kuyikumara. Yampaye message arambwira ngo nze nkubwire ngo ngwino akumara inyota. Wagize inyota y'inzoga ariko nanubura cyangwa inzoga wabuze ziguhaza, uranywa ukanywa bugacyumwa
nejo ugasubira kunywa ariko inyota ntiyashize. Ndagira nkubwire ngo ngwino kwa Yesu. Yesu ni ujya umara inyota, ni umara inyota y'inzoga, ni umara inyota y'ubujura. Kubujura iyo nyota y'ubujura ufite uhora wumva watunga iby'abandi, ugatunga umva watunga ariko ugatunga iby'abandi bitari byawe. Iyo nayo ni inyota. Ariko Kristo aragushaka. Kristo arashanguza kumara inyota. Ngwino Yesu akumara inyota. Ngwino Yesu agukure mu ubwo buzima urimo. Ngenda gushishikariza kugira ngo uze kwa Yesu. Niwe wenyine utagira incyuro, niwe ufite amagambo meza y'ubugingo, niwe muganira ntakumenera ibanga, niwe mugendana ntagusige. Kristo ntago ajya asiga umuntu bagendanye. Ikintu erega kigoye ni ukumwemerera. Ese aho mu mutima wawe urumva ufite inzara n'inyota byo kugutungamo Kristo, ugakuramo izo nyota zindi zirimo, ukamwemera akazikumara, ugatunga Kristo, ukabana na Kristo, ukagenda na Kristo. Nyemerera Yesu akumara inyota. Yambwiye ngo arashaka kukumara inyota n'umwemerera. Ntabwo Yesu ajya afata umuntu ngo amufate kugakana kunige ngo oya, ni umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, afite ubumuntu, afite imbabazi muri we, afite urukundo muri we, afite ubugwaneza, afite ubuntu, afite urukundo, afite byose. Ntabwo yagwanga gucyurire mama, nta kintu Yesu ashobora kugwanga gucyurire. Ntabwo yagusiga ubabaye. Yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo ntabwo nzahora mbabaza abantu banjye iteka, igihe kizagera ngira ibambe. Ufitiye nyota ko Yesu agutegereje ngo ayikumare. Ufitiye nyota ko Yesu agutegeye amaboko ngo ayikumare. Ufite inyota imeze ite? Ni nyota cyo ufite. Yesu ni utanga kubyibuha. Niba ufite inyota yo kubyibuha, nawe yagutera inyama ukabyibuha. Yesu ajya amara inyota zose inyota zose waba ufite Yesu yazikumara. Ni umugwaneza yoroheje mu mutima, ni umugabo w'intwari. Nkunda Yesu, nkunda Kristo, nkunda ko icyo avuze agikurikirana makagisohoye. Ntabwo dufite ubwoba bw'ibyo yavuganye natwe, ntabwo dufite ubwoba bw'ibyo yavuze azakora, kuko azabikora. Ntabwo ajya abeshya. Ariko banza umwemerere akumara inyota ufite. Emerera Yesu akumara inyota. Emerera Yesu aguhaze. Emerera Yesu. Niba ujya umara inyota. Hari kuntu umuntu abaho afite inyota y'inzara, ukajya wumva utazarya ngo uhage, ukajya wumva nta kintu cyo kunyuzanywa ngo kiguhaze. Ariko Yesu ajya amara inyota. Yesu yatumaze inyota. Hari igihe kimwe nigeze gusengera umuceri, hari abantu ariko mana umuntu arya umuceri gutaka uhaga. Ariko ndashimira Kristo wamaze inyota y'umuceri. Umuceri ubu ngubu rwose mana ndashimira ko yamaye umuceri. Tujye tubivuga. Nari mfite inyota y'umuceri, nibaza ukuntu umuntu yarya agahaga. Nari mfite inyota mvuga kuko nshobora kwigurira n'agafanta nkakanywa. Mfite inyota. Umuntu yakigurira fanta akayinywa. Mfite inyota, numva inyota yaranyishe, numva ameze nabi, ariko Yesu yarayimaze. Ufitiye inyota ngo wemerere Kristo ayikumare. Ni inyota y'ibiryo, ni inyota y'inzara, ni inyota yo kwambara, ni inyota y'ibitenge. Yesu afite ibitenge. Nyakunda kubwira mama nkabwa ngo nimukajye mugirana amashyari ngo ubone mugenzi wawe yambaye ngo bikubabaze. Yesu ajya amara inyota y'ibitenge, ukambara neza, ejo ukambarira ibeje, undi ukambarira irindi. Iyo nyota Yesu ajya yimara. Niki kiguteye ubwoba? Niki gitumye wajya kwiboneza ujya kwiba bakarinda bagukubita ukazapfa nabwo ugapfa bakuvuna? Waje Yesu akakumara iyo nyota y'ibintu byose urarikiye. Emerera Kristo ateze ibiganza. Yarega yaje kugira ngo uruhuke, ubabarirwe. Yagiye ku musaraba kugira ngo akumare iyo nyota. Sinzi impamvu ukomeza kuguma ubyikoreye. Yatanze itangazo ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Kandi Yesu ahamagara, ntabwo yahamagaranye ubwironde, ntabwo yarobanuye ku butoni. Ukuntu Yesu yahamagaye ntabwo yarobanuye. Yatanze itangazo ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mu bantu Yesu yahamagaye nawe urimo. Mu bantu Yesu yashakaga nawe urimo. Burya yagiye ku musaraba agukeneye. Burya yatewe icumu mu rubavu agukeneye. Burya yamaze iminsi ingahe yambaye ubusa ari ku musaraba ari wowe. Niki gituma ukomeza kwikorera iyo mitwaro? Kandi Kristo yaraje aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Yavuze ijambo ryiza kandi ahamagara. Yahamagaye neza. Ntabwo yavuze ngo wewe w'inzobe, ntabwo yavuze ngo wewe w'igikara, ntabwo yavuze ngo wewe ufite akazi, ntabwo yavuze ngo wewe wambara neza, ntabwo yavuze ngo umeze gutyo, ntabwo yavuze ngo ufite amafaranga menshi. Oya, Yesu ahamagara yaravuze ngo yemwe abarushye. Bivuga ngo no mu bari barushye harimo n'abari bafite amafaranga. Mu bari barushye harimo n'abari bafite amazu meza. Mu bari barushye harimo n'abantu bataga mu mazu y'ibitamenwa, ariko barushye n'uyu munsi barahari. Veuti arushye akitwara ariko arushye, yarabuze aho yaruhukira. Ni wowe Yesu ashaka. Yesu ari kuguhamagara ngo ngwino, zana iyo nyota, zana iyo nyota. Ngwino Yesu azana iyo nyota. Nta feza ari bugusabe, nta zahabu ari, nta kintu ari bugusabe. Kwa Yesu ni ubuntu. Ube mwemerere.
wikumva ko ukomeye. Arega umuntu ukomeye ni Kristo. Wikumva ko ukaze gutese. Ntabwo ukaze, hakaze Kristo. Mwemerere kuko mubo yahamagaye barushye nawe urimo. Nubwo wambara neza tukakubona wambaye neza, ariko na urimo, kandi uburyo urushyemo ni wowe ubuzi. Uriyizi uburyo urushyemo, ariko nyemerera wemerere Kristo. Nyemerera Kristo avugane n'umutima wawe. Nyemerera Kristo aganire nawe nonaha. Nyemerera muri aka kanya uganire na Kristo. Wemere Kristo ataye mu mutima wawe muganire, kuko uri mubo yahamagaye barushye mama. Uri mubo yahamagaye barushye papa. Nawe urarushye, urabizi uburyo abandi barara mu nzu, urara muri kaneva, kandi uri umugabo wiyubashye ufite icyubahiro. Urabizi uburyo mama, urabizi nawe uburyo urushye. Uri mwiza rwose, n'abakureba barabona urasa neza, uri mwiza, ariko ntabwo ujya uryama gutyo gusa. Ntabwo wizeye uburinzi bw'Imana, ntabwo ujya ubwizera. Hari ibindi bintu ujya wisegura. Iyo nayo ni inyota yo kugira ibindi bintu wisegura, urarana nabyo. Yesu arashaka kugira ngo akumare iyo nyota. Yesu arashaka kugira ngo umwemerere abe ari we ukubera umurinzi. Wigira ibintu wisegura mama, baragushuka. Ubwo ntabwo ari uburinzi. Ibyo bagwaye si uburinzi, barakubeshye. Ayo mafaranga yawe bayakumazeho barayari. Umva mama, ngufite message, bayakumazeho barayariye. Ariko Kristo ntabwo asaba amafaranga. Mwemerere atahe mu mutima wawe, akubera umurinzi. Mwemerere niwe wubaka ingo. Ubwo rwo rwakunaniye, mwemerere niwe utanga akazi keza. Mwemerere yaraguhamagaye mu barushye, yaraguhamagaye. Emerera Kristo wumvira ijwi rye aka kanya none haraguhamagaye ngo ngwino akumara inyota. Imana yo mu ijuru tugirire neza kandi tuganze. Amen. Urakoze umukozi w'Imana. Wasoza utanga nimero unasengera abantu. Nimero yanjye ni 0786555849. 0786555849. Iyo nimero siri kuri WhatsApp? Na telefone barayinyibye. Barayikwibye. Ejo ndi barayinyibye, ntago ndi kuri WhatsApp. Ni kuri WhatsApp. Abantu barambuze. Abantu barakubuze. Urakoze cyane. Abantu mukurikiye gusenga everyday, wakugwa ku mutima, uyu mama yamugurira telefone, nimero niyi wamuhamagara ukazamugurira telefone. Mama, wasoza usengera abantu. Yego, uri Imana yacu bwite. Twakugezeyo turushye turaruhuka. Twakugezeyo tubabaye dushira umubabaro. Twakugezeyo twambaye busura twambika. Twakugezeyo twabuze uko tugira uducira inzira. Ayiwe, twibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko. Twibutse iminsi ya kera turagushimiye. Twibutse iminsi ya kera warakoze. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo guhimbazwa. Ijambo ryawe reka ribe umucyo mu mitima iryumvise. Ijambo ryawe reka rimurikire umuntu wese uryumvise. Ijambo ryawe reka rikora icyo ryaje gukora, kandi umuntu wese uryumvise ashire mu bikorwa icyo rimusaba. Umuntu wese ufite inyota ni nyinshi zitandukanye, ariko umuntu wese ufite inyota iyo ari yo yose, Kristo aragutegereje. Kristo aragushaka kugira ngo akumare inyota. Ngaho tugirire neza abana natwe, kandi wera wa Isiraheli. Muririmbye ejo ndi yaravuze ngo kera bakwiringiraga babaga mu mahoro. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Komeza ugirire neza umuntu wese wumvise ijambo ryawe, kandi ukomeze ushyigikire iyi channel gusenga everyday. Iyi channel yishyigikire, iyi channel nyisabiye abakunzi, iyi channel nyisabiye kugira ngo umuntu wese ayiyumvemo, ayikurikirane. Kandi nsabiye umugisha abantu bajya bayireba, bayikurikirana, ubaha umugisha aho bari hose, yaba mu Rwanda yaba mu bihugu byo hanze, kugira ngo Uwiteka nabo bahabwe umugisha n'Imana. Urakoze Mwami, nizeye ko buri wese ugiye kuba igisubizo cy'inyota afite. Urakoze, urakarama, turasoje. Urakoze Nyiringabo ngo bana natwe, kandi nukuri komeze ushyigikire yo mukozi wawe, umushyigikire Nyiringabo, nyiri yicano, ugiraho umukura naho umugeza. Ibyo akeneye byose ubimuhe, kuko uri icyubahiro ni cyawe. Tubyizeye dutyo, izina ryawe niryubahwe.
reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire n'umuntu warubanye natwe muri kiganiro tukubwire nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa tukubwire nawe Imana iguhe umugisha reka dushimira umuntu dushika ku murimo w'Imana tukubwire ngo Imana iguhe umugisha Imana iguhire ikiganiro nawe nikigeraho ugihereze inshuti yawe uzaba dufashije kwamamaza ubutumwa bwiza cyane nawe gutaha shalom shalom senga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga